barumani shiramindi ndayinywa rwose. Umva muzehe, umva nkubwire, nkwiyame uri kumva, nkwiyame ku mugore wanjye uri kumva. Umugore wawe nta n'isoni. Umva nkubwire, n'undi munsi muba umenyera muri uno mudogudu ukamenyera umugore wanjye, njye nagufinya nkaguterura nkagukubita hasi mu ngaho umugore wawe urashaka kunkubitiye? umugore wawe mpurira he nawe? Mwice rekura ngukubite rino ruye, nta n'isoni. Ariko se ubundi habaye iki ko? Habaye iki? Ndakubwiye ngo ndakwiyamye ku mugore wanjye muba umenyera hano mu mudugudu. Njyewe rero kugira ngo ubyumve, njye ndi mubi nagukuramo ijisho. Ijisho ukarikuramo? Narikuzamo kano gatoki. Njye nagukuramo abiri. Rero kugira ngo ubyemere. Nagukuramo abiri. Sibyo? Kugira ngo ubyemere. Iki se? Nzongera nkubona iwanjye cyangwa unavugisha. Dore ngaka agatelefone nakamwambuye. Nakamwambuye ngaka. Uri kumva? Nakamwambuye. Uzongera zakwica baguhambe. Besere gusa. Umuntu utiyubaha umugabo w'umugore w'umuyobozi. Ndakubwiye ngo ngera unkoreho. Ongera unkoreho. Urimo urakinisha imvubu. Nanjye ndingwe. Waje. Mushiki wanjye niwe wagize agatore kubitingagera. Uri kwimana mushiki wanjye ndamukunda kubitimbwa. Umugore wanjye. Wamugize agatubera buri munsi. Ongera uvumvure. Kubita. Wambabariye mwansabire. Nukuri kw'Imana reka nkubwire mushiki wanjye ndamukunda. Muri uno mudugudu nta wundi muntu wamuhahira ngo muco izira ry'Imana. Aranabizi nawe ko mukunda. Hajemo kwirirwa umuhondagura? Ntago namuhondaguye rwose. Wambabariye. Subwankiza hasi basi nkajya kukugurira icupa. Baya tugende. Wambabariye koko. Kubitiyongera. Mbabwiye rasha. Uzongera umvuge. Karendage. Barumani. Shyiramo irindi cupa. Ikonje. Goranyigabiza. Chérie chouchou mimi. My love. Ariko se mbwira. Barumani. Urashaka? Kashi. Ariko habaye keza n'ukuri. Vraiment. Dans ma vie, je t'aime jusqu'à la fin de ma vie. Ikitabuze kuri njyewe n'amafaranga. Kare kose ahubwo umva. Utangeza urumva zawe ntabwo. Umva se. Hariya hirya aho twaganirira hari ikibazo. Ndakeka amafaranga ugiye kumva. Pe. Aho wakeba hose. Ni amafaranga. Umva se vuga buhora ariko. Aho kiri hari abantu nango kumpa gutuma. Si hariya hari umusore. Ariko si ubwo ntusoma. Ntabwo usoma.
ariko kiravuba kirahano icara vuba vuba ko wa mugabo sobanurira rero uburyo mushiki wanjye wamugize ingoma y'abaporoso biri gukubita umunsi ku wundi ngiye ku buryo mva mu bibazo nkasanga mushiki wanjye ari mu bindi bibazo biterwa nawe. Ye mushiki wawe ndamukunda ndanamwubaha subizi sheri ndanamwubaha nta kintu ntamumenyera icyo ari cyo cyose ndakimuha mubaze nawe dore nguyu hano. Urakoze cyane icyo ari cyo cyose urakimuha icyo ari cyo cyose umuhange nakibonye nta kindi n'inkoni no kumuhoza ku nkeke no kumuhoza ku marira aho ngaho mubaze nawe mubaze arabikwibwira n'ukuri kw'Imana. Umva sha uzi ikintu ngiye gukorera waba uzi ikintu ngiye gukorera nkwereke ariko ibanga ririya erega nana guheka guheka kimwe kiburura cyiza icyanyuma no kuguta muri wese hitamo ikintu kimwe vuba vuba. Rwose reka nkubwize ukuri mushiki wawe ndamukunda ariko nawe akora amakosa ariko se wamubwiye uko bimeze ko nagufatanye telefone kuko wamubwiye kuko ubu ngubu bagiye kunjugunya muri wese nawe urahanga. Aha urakoze cyane uhisemo kujugunywa muri wese tugende. Haguruka vuba vuba ureka musobanurire haguruka wambabariye kuko wambabariye sone kubwira ubu kuko haguruka ubu koko ngaho nyine toretanyiri he reka sabe imbabazi yansabye imbabazi ari kunsaba ziba nawe ziba icara neza icara abayobozi bariye ko icara wari wabase ibintu bitanu uramuhitiramo iki nakubwiye ngo ndakwiyamye amarira nsanze uri kurira ntabwo namubabarira uri munani wahisemo ikihe sha aravunye okay ndeba hano kose kuko uranziza iki koko uzongera kumukubita ngewe rwose ntabwo nzongera wayagufatanya iki wari uri kumuca inyuma sanze nicariye hariya maze koza ibyombo ntibyinjije mu nzu ibyo avuga nibyo rwose nibyo ariko mumbabarire koko we twari umbeshye ngo yari kuguca inyuma yari kuvugira kuri telefone avugana na cya gisaza cyarahiye navuganaga na wa mumama tubana mutsinda wajya uvugisha ukuri koko ubu ushaka ko bambamba koko ukaba umusaba imbabazi akose ubu ugiye kumpfukamisha imbere y'umugore wanjye koko wambabariye ukamesha agaciro ko kwa mugabo ubu wemeye kuko nanjye ngo upfukamira koko gira vuba vuba mbese ni Imana urahita mu bintu bitanu nongeyeho kimwe cyo kumupfukamira gira vuba vuba umusaba imbabazi rwose wambabariye umugore pfukama hasi ntabwo nzongera kugukubita pfukama oya nazimusabye rwose ntabwo nzongera kugukubita mushiki wanjye rwose nako umugore wa
reka nakubwira ibintu byinshi. Uyu ni mushiki wawe? Ni ukuri kw'Imana nongera kugukubita bazanyice. Uzanyice ni ukuri kw'Imana. Ariko imbavu wazivunnye. Ni ukuri kw'Imana wabizi ko ngukunda. Umbabarire nakosheje ntabwo nzongera kugukubita. ubundi ntugire ngo ni urwenya sherishe ntugire ngo ni urwenya ariko ubundi akakumiro k'iyo telefone ntubwire buri munsi gusa urabona ngenda umukobwa wo gutunga telefone imeze gutya mfite umuntu nkawe mbogare nkawe umeze gutya ariko se wamburana kandi nayo uzi iyi telefone ni ukuri natunga telefone imeze gutya numva nawe urabizi ko nta n'icyo nakwima ariko ikibazo gihari ikibazo se kandi kumva be nta hantu wanzanye n'ishyamba narigurisha oya turava aha tujya muri hoteli ni ukuri kw'Imana dore n'imodoka iparitse ngiriya ariko nkubonye nya ndavuga nti reka tuvugane ndi kukumva tutarigurisha ikibazo gusa ni kimwe oya nawe ariko warora ukagize umuntu ushaka nawe gusa ikibazo ni kimwe mukuru wawe asigaye ancyurira ntuzamubwire ko hari ikintu ngupimira ku kibazo cy'ifaranga uriya najya kumubwira ashaka iki banza umbwire kuko waba urushenye naho ubundi ntusi njye ntabwo naguhaza urabona njye ntameze neza ahubwo tugerage n'abantu hagize umuntu ushaka nawe ikindi amafaranga yanshiranye umva sha yewe iyo modoka mwarangije kuyihanagura ntusi banza umbwire byo amafaranga yanshiranye kandi ni amafaranga ukeneye amafaranga okay namba yawe ndayifite ngaho ureba telefone ubutunzi ureba agatelefone mba mfite nangahe ukeneye angahe ibihumbi 100 urusenda kuri njye cyangwa ntabwo nzi n'ubu nabihemba uri ugiye koza imodoka hariya ahubwo icyo ngusaba ni kimwe ibanga kuri njye ntugire ikibazo njye ibanga ni ibyanjye so twe ibindi tubireke tuvuge kwanza amafaranga njye nyine amafaranga akatabuze aho wakiba hose akira na telefone kare kose mzee wangu watakoma leo mu modoka Boyo bimeze bite ahubwo bimeze bite ubu urahanga uriryamiye ntabwo uzi ko irondo ryivanze n'ibisambo uvuze ngo iki ah ngo irondo ryivanze ma bibiri njye kwinywera ikigage zarangiye kwinywera ikigage ariko nagukize kuba umumotsi wa karitsiye kugira ngo ugize uko umutima uteye ari ikigage uko umutima uteye ikigage ubu se bavuze amagambo abo ngahe ko nigeze kumva muri aka mfite noneho na bibisi ntabwo yayibona njyewe wezana hano pesa mfite umva ngabandi afite inkuru itari ivumbi noneho njye nta n'ubugari buriho ngaho banze kuvunguraho gakeya kibagaho gase barakupa wishyura mbere yuko bakuvura wezana hano njyewe bunsiga ndi farumasi y'ibintu byose ubu kugira ngo umbwire mbanze ngo amafaranga ako kamenyero ko nazagashobora pesa inkuru mfite iragurishwa
reka mbanze negekeho mbere ko tuvugana gira vuba gira vuba banze negeko bundi nyaguhe neza nitonze ariko nuko nari narakwemereye amafaranga sibyo utagira ngo nubugambo ugiye kuvuga cyangwa wavuze akira ngiye rudomo rumva nkubwire no kuri televiziyo gihugu ngiye bamaye akazi ndakanga ntabwo nakemera ni bande barwanye ntabwo nakemera ni bande barwanye rero buri hari ikintu utari wamenya muri kino gihe umugabo wawe ari kumwe n'icyuki ikibuno wewe ugira ngo kimeze nk'icyo cyawe no do reba do agenda arya namwiba umva ngubwire ntabwo ngubeshye umva tuza ntabwo nkunda umuntu umbwira amagambo menshi adondobekanya ijambo muri vuga neza gake umbwire inkuru ngo umugabo wawe uri kwitsa numva icyo ushatse kumbwira